mwana ngiye kuri kariya karwa gasusurutsa abagenzi. Barongera ati wasusurukute mwana wa ugoswe n'amazi menshi, imbeho yaho ya nijoro ibuza abahanzi guhanga, ikabuza abasizi gusiga. Wasusurukute mwana wa kumuyaga waho hari mwinshi. Nuko nanjye namusubiza sogoku 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 niko kw'imbeho yawe irarya, ariko intore z'umwami zose niho zitoreza. Kandi ibiganiro by'umwami waho bisusurutsa umutima, maze igicuku cyaniha bagacana tukota, ibisigo bikisuka kandi ntibisobane. Ndasingiza ikibasumba wansasiye ngasinzira, wansasiye amahoro akanyorosa ihumure, akasanasana ngasubirana. Maze kuvugana na sogokuru narihuse ngo ngeri iyo njyakibona, kibunoma amaguru ndiruka ndasizora. Nuko ngeze imbere mpura n'undi musaza arampamagara ati ko wiruka nk'usiganwa n'amateka, nkaba nagira ngo tujyane niba nanjye nzakirwa, dore ko ntambuka ikirenge cyanjye cyenda gukuka. Ndamusubiza n'umwami wanjye n'umunyebambe, urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi urumuri rucumba ntazaruzimya. Ndasingiza ikibaswe wansasiye ngasinzira, wansasiye amahoro akanyorosa ihumure, akasanasana ngasubirana. Ndasingiza ikibazo wansasiye ngasinzira, wansasiye amahoro akanyorosa ihumure, akasanasana ngasubirana. Yesu we mwami wanjye we.